Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza, umwami Yesu niyamamare, ingoma y'Imana ikwire hose. Nshuti zanjye rero nk'uko nabibabwiye, roho nzima ikorera mu mubiri muzima, niyo mpamvu nabazaniye ibitunga umubiri bizabafasha kubaho neza, nta mubiri nta roho. Roho ikorera mu mubiri muzima. Nabazaniye rero uburyo mwashobora guteguramo rice ifufu ku barwayi b'igifu, ku bagira ibibazo byo kurya umuceri bakumva baragugaraye mu nda rwose. Ndabashishikariza gukurikira iyi video mukayireba ikarangira, birabafasha kumenya uburyo muzajya muteguramo umuceri ukabaryohera ku rwego mwumva namwe munyuzwe nawo. Mukurikire rero kandi mukora subscribe, musharinga bikagera hose. Ndabakunda cyane, turi kumwe, mbahishiye byinshi byiza kandi Kunzi wa Byakubera TV muraho neza, umwami Yesu niyamamare yamamare. Nshuti zanjye rero ndabasuhuje, abo mu Rwanda, abo hanze y'u Rwanda, muri Amerika, muri Aziya, Europe, Oceani, mwese ndabasuhuje, umwami Yesu niyamamare. Nk'uko bisanzwe rero kuri Byakubera TV tuhabonera ibitunga umubiri n'ibitunga ubugingo. Uyu mwanya rero ni uw'ibitunga umubiri nk'uko nabibabwiye. Roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Nshuti zanjye rero ubu ngubu tugiye gukora rice ifufu. Ubushize nabakoreye banana fufu murishima, muca mu gikari muranyandikira murambwira. Ariko noneho ubu ngubu ngiye kubakorera rice ifufu, ubugari bw'iki bw'umuceri. Ubugari bw'umuceri rero buba bufite intungamubiri nziza, buba bufite intungamubiri nyinshi. Hari bamwe batajya babasha kurya umuceri kubera ko baba barawubujijwe cyangwa se kubera ko batawukunze, ariko nabazana ubundi buryo mwakwikoreramo umuceri, mwatekamo umuceri mukaryoherwa kandi mugafata intungamubiri nk'iz'abandi bawurya mu bundi buryo. Rero gahunda ni ukubibereka uko bikorwa nk'uko muri kubibona hano. Rero uyu ni umuceri. Ufata umuceri ukawuronga neza, ukashyira mu mazi, ukawuronga fresh ku buryo usigarana amazi meza, ubundi ukawutumbika mu mazi amasaha byibuze amasaha 8. Noneho ayo masaha 8 yashira, ikintu ukora urawufata nk'uko muri kubibona ibikoresho byacu biri aha ngaha. Ngiye kuwufata mu blending, ndashyiramo hano muri blender yanjye. Aha ngaha muri kuyibona ni jug ya blender, nindangiza mbisike muri blender nk'uko bisanzwe, mbisike bigikoma gifashe cyane. Ndabereka uko bigenda etape par etape, ubundi duteke, mbese dutegurane kugeza birangiye bihiye biri ku meza. Nshuti zanjye rero nk'uko muri kubibona, uyu ni wa muceri nawukuye muri ya mazi. Ubu ngiye kuwushyira muri blender, nindangiza mu blending igikurikiyeho rero ni ugushyiramo amazi. Ndashyiramo amazi duke like that, ubundi njyane mpfundikire njye kubiblendinga. Ubu rero tayari ngiye kublendinga, mukurikire. Uko muri kubona rero ndi kublendinga.
nk'uko muri kubibona rero ndangije kubiburendinga, nteretse ku ziko ndi buvange mpaka fufu yanjye ibonetse. Ni ugushyiramo akariro gake cyane, gake rwose, ubundi ndakomeza mbereka uko bimeze etape par etape. Ntimujye kure rwose, tugumane, ubundi muzanshimire muri komenti nimumara kubikora mwaryohewe, muzambwire uko byifashe. Uko umuntu agenda avanga rwose, uko bitinda ku ziko bigenda bifata, ariko biri gushya rwose. Ntimujye kure, mube hafi, mubikurikirane, mukurikire videwo irinde irangira. Nizere ko muri kubibona rwose, ifu yacu mu kanya gato irabibonetse. Nizere ko ntawe bizananira, biroroshye. muri hehe ko fufu igiye kuboneka, murabibona? Ubu hari aho wabitangiriza n'akawunga cyangwa se n'ubugari, ntago wabitandukanya rwose. It's look like the same but is rice fufu. Abagira ikibazo cy'igifu rwose, rice fufu ndatekereza yabafasha. Abantu barya umuceri ukabarya mu gifu rwose, iki ni igisubizo. Ni ukorohereza igifu rwose, kandi ugahindura n'inteko. Erega maye, ego ugahindura inteko wayitekagamo, ugateka muri ubu buryo, ubundi ukirya iminwa. Nawe uri hafi ahangaha ngo umuhe? Uwahinguka aha rwose ntabwo yamenya ko ari rice. Nk'uko muri kubibona rero, etape igezweho, ngiye gushyiramo amazi makeya. Nizere ko muri kubibona. Ubundi nindangiza mfundikire, ncunge ko akamamo. Ubundi mu kanya turirya, iminwa iraba yabonetse rwose. Nizere ko muri kubibona. Ngiye gupfundikira. Ndapfundikiye, nyuma y'iminota nk'itanu ndareba. Fufu yacu rero, rice fufu
murabona ko ahantu igeze rwose y'amazi nashyizemo, nizere ko muri kubibona. rayisi fufu yacu rwose aho igeze irashimishije. hari umuntu wakwibaza ati ese buriya iyo ushyizemo amazi ukabireka ngo ashiremo ntago bishirira? Wapi rwose ntago bishirira, biba bisa nkaho waba ushyizeho umuceri ushyashya. nizere ko muri kubibona rwose, mva imeze neza, iraryoshye pe. mu kanya ndabereka agasosi tugiye kuyirisha, kameze neza kararyoshye nako nzababwira ukuntu bagateka. ni agasosi natetse, nta birenze, karoroshye cyane. nafashe ibitunguru, seleri na puwavuro na karoti n'intoryi. karoti nazirabye, udutoryi nkata dutoya, n'ibitunguru nkata bitoya, na puwavuro na seleri ndakata bisanzwe. deni ndakaranga, mfata amagi ndayakubita bisanzwe, ndayakoroga. ndangije kuyakubita nsukamo, ikindi nashyizemo ni akaonja n'akamagi. ngenda bikunda cyane cyane ka magi. isosi uba wumva iryoshye ukuntu. ndaje ndabereka mu kanya uko byifashe. nk'uko muri kubibona, aha ni hahandi nyarurira nkayibumbiramo neza rwose muri aka gasahani kanjye. nk'uko muri kubibona rero, ndangije kuyishyira mu ishashi, ngiye kuyibumba neza. nk'uko mubibona rero, fufu yacu yabonetse mu kanya. dore nayishyize mu mashashi kwa kundi bisanzwe. mu kanya ngiye kuzana agasosi, ubundi twirya iminwa. mva biraryoshye, abana batangiye kuyirya baryohewe rwose. namwe ndabashishikarije inshuti zanjye, abantu mutari mwagerageza rwose mugerageze, muzambwira resulta. ikindi kandi, abantu bafite ibibazo by'igifu akenshi bababuza kurya umuceri kubera ko ugera mu gifu kikananirwa kuwusya, ariko wawutetse gutya rwose, wakoze rayisi fufu rwose, ndahamya ntashidikanya ko nta kibazo wagira mu gifu. rero muzagerageze, muzambwira muri komantere, ndabategereje kandi muzaryoherwe. inshuti zanjye rero, ibyo nari nabateguriye uyu munsi ni ibingibi. ndatekereza muzanyurwa, kandi muri komantere muzabinyereke. ndabategereje, ndabakunda cyane.